kubw'ibyo rero reka tushake indi munsi hanyuma tuzicare tubihe umurongo n'amamisimba ahari dufatanye kurusha umurongo mwiza. Cyusa wabonye naracecetse ugira ngo biriya bintu rwose narabyumvise byinjirira hano bisohokera ahangaha. Ndashaka kumenya ni irihe banga ufitanye na Fabiola. Ambabarira gusubize nanjye numviriho cyane. Turi hano turi batatu n'Imana iri hagati yacu. Utubwize ukuri gihe narabyumvise numva ndatangaye. Kuri kundebaze kuri kundeba wasubije mama. Kibazo nukuntu mwese mwumviraho indimi. Naga ari mwese Cyusa. Niki nabakoreye ko? Ahubwo weho niki ntagukoreye ku buryo nzahora muri rwaserera itarangira. Kimwe kiravaho nka kwihangana nkavuga ati wenda nta muntu utagwa mu kozi. Ikindi kikaza. Nyine mbwira amasezerano ugirana na Fabio. Ni iki kintu wakoze gihambaye biranatangaje. Nta kibazo cyama ubukwe butaza. Amasezerano ugirana na Fabio na yahe? Fabio ruriyuze tutumvikana. Ndetse utumvikana ni famiye. Naye masezerano mufitanye. Yewe burandi impamvu iribagiza. Niritonze ndavuga ko naca nambwire mvemo wenda abikubwire nk'umubyeyi. Ariko yahe masezerano? Ngayabwire mama wawe. Je na masezerano. Yabwire nyine mama wawe Fabio urumva twasezerana iki? Nanjye nicyo kibazo mfite. Uwona Fabio ramupanga. Ntacyo. Ikibazo nuko muhita munyemeza mukahita mubishinja nkaho hari ikintu ngiye mpanga na Fabio. Fabio turanazirana by the way murabizi. None ayo masezerano ariko ararukora. Yesezerano iki na Fabio? Amasezerano ku rupapuro ari kuvuga iki? Nyine bimeze nko kumva ngo ngiye nasezeranye na Rugema cyangwa Nyirantambara. Kwa dusezeranye iki na bari abantu. Ariko Cyusa ubwo si bya bindi byawe ujye uhakana ibintu by'ukuri nabyo by'amasezerano uko buri mu bihakana. Tubwize ukuri. Amasezerano gasezerano ko ngiye ntazasezerana naho. Usubo nabimwemerera yaba yambaye iki gituma imwemerera ko ntazasezerana naho. Nase bakubwiye ko tubasha kumenya. Yavuze ko ubukwe utazigera bubaho bwanjye na IRIBAGIZA kubera amasezerano dufitanye. Ese amasezerano ngiye nawe narasezeranye kutazasezerana na IRIBAGIZA. Nyine amasezerano agamije iki? Ntabyo nzi. Nyine se urwo rwandiko nta muntu arufitanye. Rwanditseho ibiki muri make? Rwandiko? Nyine kuyavugaga yuko afite gihamya n'inzandiko ngo n'impapuro ngo ashobora kuzizana akazitwereka. Ubwo se urabyibagije? Ngiye reka. Umva rero IRIBAGIZA. Niko namubwiye ngo nabizana bishyire ku meza arabizi. Ibintu navuga Cyusa. Ngerageza kukwihanganira. Ngerageza kukorohera kuko nkeneye kuzubaka. Sibyo? Kuko nzi ibyo twacyanyemo nawe ukanyihanganira ibyo naciyemo byose waranyihanganiye. Ariko ibyo aribyo byose ibyo wafashije kwihanganamo nta kosa nigeze mbigiramo. Ariko iteka toujours njyewe niba nkuri hafi ubabigizemo uruhare. Muri aka kanya ndi kwibaza weho na Fabiola ni iki mupanga? Fabiola uturuka muri la famille uzi yuko ari ibibazo ari imiguruko. None wanjyewe mbwira niba wantinye mbwira mama wawe mbwira muvi ruhande mbwire mama wawe. Ama ubona ndi nk'ingurube. Amakosa yose ninde ukubwiye kuri ingurube? Twebwe turi kukubaza amasezerano wishe umuntu. Abundi wowe waranyaze waramararutswe mbimenye. Kuki ushinja ibyaha bikunda? Kuki umuntu yari mu mafuti ayihagarara? Mbavuga iki? Bakunze ba filime INZIRA abantu benshi bari kwibaza ati Cyusa yasinye aya masezerano na Fabiola. Byose rero ngiye kuba nababwira amasezerano Cyusa yabashije kuba yasinyana n'uriya mukobwa Fabiola. Muribuka ko Cyusa ariwe wabashije kuba yatera inda uriya mwana w'umukobwa Isimbi akabasha kuba yayihakana. Ariko kuri ino nshuro Fabiola azanye amasezerano ya kera babashije kuba basinyanya yuko kuba yatera iriya nda Isimbi akabasha kuba yamwihakana. Fabiola yahise amusinyisha amasezerano aravuga ati iriya nda Isimbi twite niramuka ivutse bakabasha kuba bajya gupimisha ADN ye bakabasha kuba basanga umwana ari uwa Cyusa na Isimbi ngo Cyusa azahita ashakana na Isimbi. Cyusa yaranemeye aranabisinyira. Niyo mpamvu mwabonye ko Rugema ndetse na Fabiola bageze hano mwaruno rugo baje kugira ibyo babwira Cyusa ubukwe bwa IRIBAGIZA na Cyusa bugomba kuba bwahagarara.
ese mubona ari byo koko dukurikije uburyo muri kugenda mubonamo filime y'umusaraba? Rero nimba tubashije kuba twayana kuri uno munota tukiri kumwe, mwandika kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga filime yacu y'umusaraba, bikomeje kugenda binashimisha abantu benshi barabasha kuba badukurikira, aho tumaze kubona ko Cyusa ndetse na IRIBAGIZA ngo ibyabo bigiye kuba byarangira kubera ko ngo ubukwe bwabo butakibaye, butazaba kubera amasezerano Cyusa yasinye nubwo akomeje kuba yayihakana, kandi twebwe twamaze kuba twabibona neza abantu dukurikira filime y'umusaraba umunsi ku munsi. Ese murabona amaherezo ya Cyusa araza kuba yagera hihe ukomeje kuba yakihakana bino bintu, avuga ati ngiye nta masezerano nasinye, ubukwe bwanjye na IRIBAGIZA bugomba kuba bwaba, kandi twebwe twamaze kubibona neza ko Cyusa yabashije kuba yabisinyira kandi abizi neza ko ari we wateye inda. Ese mubona biraza kuba byagana hehe mukurikije ibintu murimo murabona hano muri ino filimi? Kandi twamaze kubona ko Simba atiteguye kuba yatandukana n'umwana we, ngo ahubwo ngo aha umwana we azajya nawe ari hazajya, yuko ngo umwana yamuruhije wenyine, ngo azemera abeho mu buzima bubi ariko ngo yirerere umwana we ntagateze kuba yatandukana nawe. Uri kumva ko Isimbi ngo ashobora kuba yabana na Cyusa kubera ko hari muri muryango kwa Rugema batangiye kuba bavuga tugomba gushyira umwana kwa se, ariko tumaze kubona ko Isimbi ngo icyo bazakora cyose ngo nta kintu kizabasha kuba cyamutandukanya n'umwana. Urumva ko Isimbi yabashije kuba yatekereza neza, byabashije kuba byamuvuna cyane kugira ngo abone uriya mwana, yuko twamaze kubona ko Isimbi yarwanira uriya mwana kandi na n'ubu akaba akimurwanira, kubera ko twamaze kuba twabona ko hari amwarura rugo kwa Rugema nubwo ari iwabo, twamaze kubona ko uriya mugore Fabera adakunda uriya mwana wa Cyusa, ashaka no kuba yamwicisha akabasha kuba yava ku isi, kubera ngo uko Cyusa yamuhemukiye ngo ariya ni amaraso ya Cyusa ngo ashobora no kuba yamuhemukira mu bihe biri imbere. Ese murabona biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo filime y'umusaraba ukomeje kugenda uyibona? Rero nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko tumaze kuba twagenda tubona bimwe na bimwe bimaze kuba byagenda biranga ino filime, by'uburyo Fabera adashaka ko uriya mwana wa Isimbi abaho, by'uburyo Rugema nawe ashaka ko Isimbi yatanga umwana akamuha Cyusa, cyangwa bagahita bahagarika ubukwe bwa Cyusa ndetse na IRIBAGIZA. Ubwo uri kumva ko Cyusa agiye kuba yasezerana na Isimbi kandi ayo masezerano yarayasinye. Rero Cyusa we yakomeje kuba yayihakana. Mama Cyusa mubonye uburyo agizemo umujinya, aravuga ati Cyusa yenda kuzi ushobora kuba warayasinye, rero ugomba kuba wambwira ayo masezerano ikintu avuga, kubera ko mubonye ko Mama Cyusa birangiye agiye kuba yasoma amasezerano. Ese mubona ibya Cyusa bizaherera hehe ndetse na IRIBAGIZA n'amasezerano yasinyanye na Fabera? Urumva ko ibya Cyusa bigiye kuba byarangira, ibye yaratangiye kuba yakishimira bigiye kuba byajya hanze. Rero nimba hari ikintu, hari isomo ushaka kuba wakura hano muri no filimi, cyangwa hari igitekerezo ushaka kuba watanga kugira ngo kize muri filime y'umusaraba, jya hasi muri comment witonde ucyandike neza kugira ngo tuze kuba twagisoma tubashe kuba twakigusohoreza. kandi nimba uri kubona ijambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana ibintu bimeze neza. Biba ari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, ariko tuze kuba twasubira muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi mu kanya gatoya kagiye kuba kaza, yuko filime yacu turimo turayitegura ngo ibashe kubageraho ibintu bimeze neza.